reka nkwereke rero tugiye gupanga umushinga. Nanjye niteguye kukumva umushinga wa hoteli. Tugiye gupanga umushinga wo kurya abantu. Ndaba pasiteri nawe ube pasiteri. Hanyuma Kokana wowe. ejo mu gitondo bya turuturu Yego. ndabyuka hariya hepfo mfite ikijerekani. Ndababwira ati ibintu bimeze neza, mwakira umushyitsi wacu waturutse hanze. Yego. Aje kubasura. Tugire gutya tubarya amafaranga kugira mu iteraniro gutya baze. Tujye tubaka amafaranga. Bakire amafaranga tubarye turebe ibyo twakwishoboye. Semwa. Icyo kintu wagitekerejeho neza. Se nawe uzabishobora koko. Uri mugufi uri cyane ubugufi yase nibwo bukora. Kwaje ure. Ntacyo. Ufite gahunda? Jewe gahunda ndayifite, ahubwo ubanza umbwira ukuntu uwo mushinga wawe uteguye, nimba koko nimba wabiteguye neza. Oya nta kibazo, reka nkwereke. Reka ibyo bintu tubikore, turebe ko havamo amaradiyo. Ibi bintu ni dani. Yego. Kigali iranze irakunaniye. Ubu urarebye usanga Kigali irakunaniye. Ugeze aho gufata utwakuye mu cyaro twose gusubireyo. Nibwo watekereje icyo gitekerezo. Ariko iki gitekerezo ni cyiza. Iki gitekerezo ni cyiza kuko urabona uko umeze gutya aho pasiteri bwambera. Reba ukuntu ahubwo akira. Ahubwo nawe wimbwira ngo tugomba kubishyira mu nakire rwose ndashonje nawe. Ibyo bintu byo kumva ngo nakire rwose. Ndakira iki se ko ngiye kwakira amafaranga ngiye ndi kuguha umugisha yakinuwe ntabwo se ariko nawe ntabya. It was at this moment that he knew he fucked up. Ahubwo se tubitangiye rya kamwereka. Kaduhera mu gitondo. Sangaye. Saa 2. Tubabwire ko iteraniro riri bwatangire saa 2. Ubwo mu gitondo saa 9 niho ndi bwababwire. Urase saa 2 byaba ari byiza. Ahubwo wowe utangire saa 1. Sibyo? Abari gutangira kubahwitura. Noneho saa 2 woroganize. Saa 3 abari bwo dutangira. Urumva ari byo byaba byiza. Saa 3. Sawa. Ubwo twagira. Imana. Sinzi ikintu ndi kumva. Imbaraga z'Imana zinjemo. Haleluya. 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 Umwuka wera w'Imana uramanutse. Urambwira ati nkuko twabivuze. Haleluya. Araje. Birasohoye. Araje. Ninde? Mushyitsi wacu. Amen. Zamura ibiganza uvuga amen. It was at this moment that he knew he fucked up. Good evening, good night. I did this of caring me. Ibyo ari yarajemo yishimiye. And to get his of and is coming of big enemy. Yes. Araje. Mu byajemo ari kubona byishimiye cyane. Kandi mukuza abazaniye ubutumwa bw'Imana. Bwiza. Amen. Haleluya.
is under comedic farming already kick of hacking kinesh. Muri kubyumva ati ibintu mukora byose muzabikomeza gusenga kubaha Imana Niko kuri haleluya mwuka wera we eso yo kwitokaya haleluya Jesus my God glorious hallelujah and comment of akaba aturutse hanze mu kindi gihugu aturutse hanze mu gihugu cya muza Burayi Burayi igihugu cy'Uburayi Afghanistan Tanzania n'amafaranga uyu bamwita pasiteri mukuru amadolari wapi amadolari ni umwuka w'Imana It was at this moment that he knew. akaba ari kuvuga ngo nk'uko duteraniye ahangaha haleluya baza gutura yes abantu ni beza cyane b'u Rwanda igihugu yajemo yabonye ari cyiza Yesu ni mwiza atuzane pasiteri uturutse mu haleluya so nk'uko abivuze twabanza tukareba ibyanditswe biri kuvuga kuri Nehemiya yes Nehemiya ndi kubona ibintu byanditsemo wenda mushobora kuba mubizi toka please calm down yes mwe mwitonze nta kidasanzwe Izi Nehemiya yes Nehemiya 1632 okay thank you amasezerano yakanga haleluya haleluya Kristo izaho ijuru rikabaho iwe uwizera azabona haleluya izina rya Yesu ibi bintu bireke itonde amen ndetse dusenge turamusengera mu izina rya Yesu afite byose ibiyobyabwenge mu izina rya Yesu ntabyo nywa fast ntabyo nywa urabinywa njyewe ntabyo nywa sorry ntabyo nywa urumogi wabishyize umva mu izina rya Yesu ibintu byose biragiye tubivanyemo mu izina rya Yesu ubaye muzima iri kuri dust oya kuri dust Imana iravuze ngo it big of me money Imana iravuze ngo iguhaye umugabo ngo ndekuraya It was at this when you moment fall that in he the knew. head what you are fine yes this is no pastor what with the head woman big woman wait have fire fire no listen fire please is mimi wandi what kama iki umukobwa w'imyaka 22 yari yarabuze umugabo guhera ubu ngubu aramubonye
Haleluya. Amen. Ndahari. Oya. Amajina kuri mu nakuve mu izina rya Yesu toka satani. Toka Jesus. Ndahari. Toka. Pastor. Toka. Pastor. Pesa. Aka kagofero bazakambara oya nako mu izina rya Yesu ntago nari mbizi ariko ubijini bimurimo nawe bimuvemo ntago izina rya Yesu jini Satan sho Toka mbe. Toka. His head will find me. Head. Toka. Yes. Wakicha. Toka. Pastor. Toka. Pastor. Pesa. ibyo bintu reka tubyihorere Sorry yo. Yes. Speaking Kinyarwanda udazi yo Kinyarwanda? yes Kinyarwanda no vuga gakeya. ubwo ari kuvuga ngo muvuge gakeya ibintu murimo nago ari kubigiramo neza gake twabasengeye tugeze ku cya 10 n'amaturo umwanya mba oya mwitugumya cya 10 n'amaturo ibyo bintu mwituburira oya umba Imana irajibaho Yesu azazi wawe. Akusha dore n'ibigori sha. Rebera. What is this? What is this? Icyo Gereza se barakizi. Aba ari abaturage. N'abanyarwanda. Wagisambo. Ujavuga n'icyo Kinyarwanda gwe. Kinyarwanda. Kinyarwanda.